Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, ibite bibagirire neza aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Umuntu wese uko yifuza Imana yibone kandi yongere ibiyereke bundi bushya. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze. Uri Imana yacu bwite, uri Imana itwitaho, witwa ndiho ntujya uhinduka, uko wari uri kera na n'ubu niko ukiri, uko wakoraga kera na n'ubu niko ugikora, ntabwo ujya uhinduka. Mwami ushimwe ko wabanye natwe ukaturinda, Mwami uburinzi bwawe bukatubaho. Ntabwo ari uko turi beza ndetse nta nubwo ari uko turuta abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi uhora utugirira. Habwa icyubahiro rero ko turi amahoro, tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgota. Ukimara kutubabarira, tugahe karibu n'ikaze ngo nutubere umuyobozi muri uyu mwanya, ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Bimusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze mwese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Muririmbire Uhoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu. Tuneshe ibigerageza kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima bikorera Umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima bikorera Umwami Yesu. Kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Muze twese tubashake, tubasangishe umukiza, ntiducogore gusenga,
kugeza ubwo Yesu azaza. Ducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 4 kuva ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 11. Gasome mu izina rya Yesu. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mucumbikirane mutitotomba, kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyiricyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganirira ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iherezo rya byose riri bugufi. Ni ukuri iherezo rya byose riri bugufi, kandi ngo ni igihe gito. Nuko buri muntu wese, kuko iherezo riri bugufi, nahore yiteguye, nahore yitunganya, nahore akizwa, nahore akiranuka, kugira ngo ubwo umwami wacu azaza gutwara itorero, nawe uzazamurwe ujye mu ijuru. Imana itugiriye neza rero. Muri iyi minsi hari ibintu byinshi bihugije abantu, muri iyi minsi hari ibintu byinshi bitumye abantu bibagirwa Imana, bitumye abantu bahugira mu by'isi bakibagirwa ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, ko nyuma y'ubu buzima turimo hari iherezo rya byose. Abantu benshi rero barabyibagiwe, ariko Imana ikomeze idufashe tuyisubiremo, tugaruke ku Mana, kuko ku Mana niho hari byose, two guheranwa n'iby'isi kuko tuzabisiga. Ni ukuri nimureke dutunganye igihe cyacu, dukoreshe igihe cyacu neza, dukore ibyo umwami ashaka kugira ngo tuzagere mu ijuru. Nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Tugire ubwenge twirinda ibisindisha. Hari igihe umuntu yumva ibisindisha akagira ngo ni inzoga gusa cyangwa ni itabi. Hoya, ntabwo ari ibyo. Ibisindisha byose ni ikintu kigutandukanya n'Imana. Ikintu cyose icyo ari cyo cyose kigutandukanya n'Imana ni igisindisha. Kwirinda umujinya, kwirinda uburakari, kwirinda ubugome, kwirinda kugambanirana, kwirinda kugirira abandi nabi, twirinda intonganya, twirinda gutukana, twirinda ubusambanyi. Ibyo bintu byose bidutandukanya n'Imana ni ibisindisha. Twirinde rero ibyo byose, twirinde ibyo bintu byose bibi, kugira ngo tubone uko tugira umwete wo gusenga. Kuko gusenga ni ingenzi, kuko gusenga, iyo umuntu asenga hari ibihinduka. Iyo umuntu asenga abona imbaraga muri uru rugendo, kandi iyo umuntu asenga bituma yitandukanya n'ikibi. Iyo wegera Imana cyane wirinda n'ikibi. Ni ukuri nimureke twegere Imana dusenge, kuko mu gusenga havamo ibisubizo, kandi nta muntu wasenze Imana ngo agire icyo ayiburana. Imana itugirire neza, kandi twongere ibihe byo gusenga. Kandi umuririmbyi yavuze ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu Kristo azaza. Ni ukuri nimucogore gusenga, nanjye sincogore gusenga, ahubwo twambare imbaraga dusenge cyane kurushaho, kuko mu gusenga harimo byose. Mu gusenga harimo ibisubizo, mu gusenga harimo imbaraga, kandi uko usenga cyane niko n'Imana izigakora. Imana itugirire neza. Ngo ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Ngo dukundane urukundo rwinshi. Murabizi ko itegeko Imana yaduhaye, umurage yadusigiye ari urukundo.
ni ukuri mureke dukundane, dukunde Imana mbere na mbere Imana, ubundi nitumara gukunda Imana dukunde bagenzi bacu, dukundane kandi dukunde bose tutarobanuye ku butoni. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo wakunda Imana utabonye mu gihe udakunda mugenzi wawe. Nimureke rero dukundane kuko ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Imana iduha urukundo, dukunde bose kandi tutarobanuye ku butoni. Mucumbikirane mutitotomba, ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana. Mucumbikirane, nucumbikira umuntu cyangwa nukorera umuntu ikintu, ugikora utitotomba, ugikora ugikuye ku mutima, utagikoze ku gahato cyangwa utagikoze ngo ushimwe n'abantu, ahubwo ubikore ubikuye ku mutima kugira ngo so mu ijuru azakwitura. Kandi ngo tugaburirane umuntu wese impano yahawe. Niba warahawe impano yo guhugura, uhugure. Kandi niba warahawe impano yo gusenga, usenge. Niba warahawe impano yo kugabura ijambo ry'Imana, urigabure kandi ubikore nk'umuntu ubwirijwe n'Imana, nk'umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ntubikore gutyo gusa, ahubwo ubikore mu mbaraga. Kandi bidusaba gusenga kugira ngo tubashe gukoresha impano Imana yaduhaye neza. Imana rero ikomeze itugirire neza kandi iduhe imbaraga. Ngo umuntu ngo navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo bigabure nk'ufite imbaraga z'Imana itanga. Ni ukuri nitubikora tubikore nk'abantu bari mu Imana. Ubwo ngubwo gukora ibintu, ukugabura ijambo ry'Imana urimo umeze uri umuntu uri mu Imana, nuko nawe uba ukiranuka, kubera ko ntago wabwiriza abandi, ntago wakomeza abandi nawe udakomeye, ntago wabwira abandi gukiranuka nawe udakiranuka. Tubanze dukiranuke kandi dukore ibyiza kugira ngo tubashe kubwira abantu iby'Imana, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose. Imana itugirire neza. Numvaga ari iryo jambo nababwira, ariko indirimbo yatubwiye ngo dore impanda ngo ziravuze, ngo muze twese dukanguke, ngo kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Ngo impanda iravuze, igihe kiri bugufi nk'uko ijambo ritubwiye, ngo nimukanguke. Wowe usinziriye kanguka, wambare imbaraga. Ni ukuri ngo buri muntu wese ngo abe uwera, ngo buri muntu wese abe uwejejwe. Ubu wejejwe aho utuye, ubu wejejwe aho ukora, ubu wejejwe aho usengera, ubu wejejwe mu bo mugendana, ubu intangarugero kandi wera imbuto zikwiriye abihanye. Imana itugirire neza rero. Nimureke dukore ibyiza, nimureke tugire urukundo, kuko igihe kiri bugufi, umwami wacu arenda kuza. Imana itugirire neza. Buri wese rero nakomeza akiranuke kandi akora ibyiza, agira urukundo, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubwira ijambo ryawe ni ryiza, ni ijambo ryo kuduhwitura kugira ngo twisubiremo, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo iherezo rya byose riri bugufi. Ngo nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ni ukuri Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo uduhe kwirinda ibibi n'ibisa nabyo, ibi byose by'ibisindisha, umujinya, uburakari, ubugome, urukundo ruke, Mwami Imana, kugambanirana, ubusambanyi, ubusinzi. Imana turakwinginze kugira ngo aho twakoze ibyo udashaka utweze utuboneze. Ukimara kutuboneza turakwinginze kugira ngo twambike imbaraga, dukore ibyiza, kuko iherezo rya byose riri bugufi, kugira ngo ubwo uzaza gutwara itorero natwe tuzisangemo Mwami, natwe tuzamurwa. Mana igira neza, Mana ikomeye, uri Imana yacu bwite. Sengeye abankurikiye, buri wese mwiteho kandi umuhe imbaraga zo kwirinda ikibi n'igisa nacyo, umuhe imbaraga zo kwirinda ikibi mu izina rya Yesu Kristo. kandi Mwami, ukimara kubaha imbaraga, ukomeze ubakoresha iby'ubutwari, uburinzi bwawe bubabeho. Umwanzi Mwami ntabashake ngo babone, uburinzi bwawe nubabeho, amaraso yawe nabatwikire mu izina rya Yesu Kristo. Ukora kwawe kugaragare ku buzima bwabo, buri wese twakwifuza kubone mu izina rya Yesu Kristo. Bagure mu
mu buryo bw'umwuka, barwanira intambara bazi n'izo batazi. Uhiga umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndabashinganishije, bashyize muri asorasi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Biteho bagirire neza kandi ubahe umugisha kubwo kwitanga bagakurikira ijambo ryawe. Mwami Imana ubahe umugisha utagabanyije. Kiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turakwinginze kugira ngo usuke ububyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu. Abafite intege nke ubongerera imbaraga, batarakwakira nk'umwami n'umukiza baye kukwakira. Abantu bongera bagira inyota y'ijambo ryawe kandi mwami baryumve bakurikize n'icyo rivuga. Mana turakwinginze rero kugira ngo abafite intimba n'agahinda, Mana ubahe amahoro mu mutima. Ngo bana natwe rero, Mwuka Wera akomeza abane natwe muri byose, kandi Mwuka Wera yerekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Wakoze Mwami kwabanye natwe. Mana hisa amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Abafite intimba n'agahinda b'amahoro mu mutima. Mwami rero wagize neza kubw'uyu mwanya, gukomeza udushyigikire. Mwuka Wera akomeza yerekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze kubana nanjye. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha utagabanyije kubwo kwitanga kubw'uyu mwanya. Ni ukuri ntabwo uyu mwanya ari impfabusa. Imana izajya ibaha umugisha uko bwije n'uko bukeye, kandi uburinzi bw'Imana bukomeze bubabeho, ibarinde ikibi, ibarinde umubi, ibarinde ubugome bwa Satani, kandi ibahe gusoza umwaka muri bazima, ibahe gusoza umwaka mumeze neza, kandi muzatangirana umwaka wa 2025 amashimwe. Imana ikomeze ibarinde nawe utaha. Bye.